Nongeye kubifuriza ibihe byiza nshuti bakunze babaho neza, nongeye kubifuriza kugubwa neza, nongeye kubifuriza gukomeza kugira ubuhagarike n'ubugingo aho muherereye hose mu mpande z'isi, aho muherereye mu bice by'isi bitandukanye, abari ku mugabane wa Afurika, abari ku mugabane w'i Burayi, abari ku mugabane wa Aziya, abari muri Amerika, mwese uko mukomeje kunyereka ko ibice byose by'isi hari abakunzi bacu bagiye batandukanye bakoze subscribe, abakoze kuri iyo nzogera ya notification cyangwa notification kugira ngo ibiganiro bya buri munsi bitazajya bibacika, kugira ngo ubuzima bwa buri munsi butazajya bubacika, dore ko ibi aba ari ibiganiro by'ubuzima, aba ari ubuzima bwa buri munsi, dore ko amagara abagomba kuba amagara mazima, dore ko amagara aseseka ntayorwe. Rero iyo umaze kumenya ko amagara aseseka ntayorwe, uba ugomba kuyabungabunga kugira ngo adasesekara, kugira ngo atagucika. Niyo mpamvu rero mbifuriza kubaho neza, niyo mpamvu iyi ari Baho Neza TV, niyo mpamvu iyi ariyo ituma umuntu wese abaho neza bitewe n'uko abyifuza. Niba rero uri umukunzi w'ubuzima, ukaba uri umukunzi wifuza kubaho neza, niba uhora buri gihe ufite inzozi zo kubaho neza, ugahora buri gihe utekereza ibyiza, nguhaye ikaze nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima. Hari umukunzi wacu uri mu karere ka Kirehe yari yatwandikiye atubwira ko abarozi bamuzengereje, abarozi bamutega buri gihe akarenga uburozi bw'ubutegano, akabyimba amaguru, akaribwa umubiri wose, amaguru akarara muguguna. Uyu munsi rero nkuzaniye umuti uvura amarozi y'amategano. Ako kanya niba hari ibyakugugunaga mu maguru, niba hari ibyo watambutse, niba amaguru yarabyimbye, niba bigenda bizamuka umubiri wose ukagenda ubyumva bikuguguna, niba uturanye n'umurozi, dore rero uko wabigenza kugira ngo wivure mu gihe watambutse ibirozi by'ibitambukana. Ariko nk'uko mumaze kubimenyera, mbere yuko mugezaho umuti ndabanza nkakugira inama ukamenya uko ugomba kwitwara, ukamenya uko ugomba kwitwararika, ukamenya uko ugomba kwirinda, dore ko nk'uko mbibabwira, kwirinda biruta kwivuza. Buriya rero iyo wirinze ukamenya uko witwara, iyo wirinze muri iyi si bigufasha kubaho neza, ukamenya gataza abatuye isi, ukamenya ibyo abatuye isi batekereza, dore ko buriya ntabwo abantu baba batekereza kimwe, dore ko buriya abantu amashyari aba yarabishe bitewe n'uko uri kuzamuka, bitewe n'ibyo uri kugeraho, bitewe n'uko abantu hanze bakubona. Bashobora no kukugirira ishyari, bakubona wimereye neza gusa, wiyambarira neza, wivugira neza, nta mutima mubi, abantu bakabikwangira. Buriya ntabwo abarozi bajya bashimishwa no kubona abantu bameze neza, ni abantu bashimishwa no kubona ibyago by'abandi, ni abantu bashimishwa n'ibyago by'abandi. Akaba ariyo mpamvu ari abantu b'abicanyi bacecetse, dore ko iyo umuntu yapfuye muri karitsiye bo barishima bakabyina bikabashimisha. Rero umuntu ushimishwa n'ibyago by'abandi, uwo muntu aba ari umuntu mubi cyane. Niyo mpamvu uba ugomba kwitekerezaho, ukareba muri karitsiye y'iwanyu aho utuye, ukareba niba udaturanye n'abantu nk'abo, ukamenya ubwenge, ukamenya uko ubwirinda, ukamenya uko ubirinda, ukamenya uko witwararika, ukamenya uko ugomba kwitwara muri sosiyete y'abantu uturanye nabo. Kumenya umurozi rero bisaba ubwenge n'ubushishozi, dore ko abarozi benshi uba usanga bigize abana beza, ntabwo bajya bavuga nabi, basekera buri wese,
usanga buri muntu wese bameze nk'aho bamugiriye impuhwe, kandi aba ari ibya nyirarureshwa. Mu mutima haba harimo gutekereza ibindi, ariko nk'uko Imana yadukinze ibanga ntihagire ubasha kureba mu mutima w'undi, niyo mpamvu hitabazwa izindi mbaraga, niyo mpamvu haba hagomba kwifashishwa ibiremwa Imana yaremye kugira ngo tubashe guhumuka, kugira ngo tubashe kureba ibyo abantu badutekerezaho, kugira ngo tubashe kureba ibyo abantu baba bari kuducurira imigambi, ibyo abantu baba batatwifuriza ibyiza. Niyo mpamvu Imana iba yarahaye imbaraga ibyaremwe, niyo mpamvu Imana iba yarashyize ibyaremwe ku isi kugira ngo bigende bitugirira akamaro. Mu gihe wagize ikibazo cyo kurenga ibintu ukumva urababara amaguru, kumva urababara mu ngingo kubera ibyo watambutse, uragenda ugasoroma ibibabi bya rwiziringa, hanyuma ukabivuguta ukabisiga ahantu uri kubabara, ukabisiga ku maguru, ukabisiga uzamura aho wumva ubabara, aho wumva bizamukira, hanyuma ukabikora mu gitondo na nimugoroba. Nyuma y'iminsi 3 gusa uba wakize umeze neza. Rwiziringa rero ni umuti ukomeye, kanda kuri subscribe cyangwa se abone kugira ngo ubutaha tuzakubwire n'izindi ndwara ivura n'ibyo ugomba kwitondera kuri rwiziringa. Nubwo ari umuti ariko ishobora gukoreshwa nk'ikiyobyabwenge, dore ko iyi rwiziringa ishobora kubamo n'ikinyabutabire kiba cyayobya ubwenge, kandi no kuyisoroma ugomba kwitonda ukabanza ugashishoza, dore ko ziriya mbuto zayo za rwiziringa inzoka zirazikunda cyane. Mu gihe rero ugiye kuyisoroma ugomba kubanza gushishoza ukareba niba nta nzoka irimo, kugira ngo utongera kuhahurira n'ibindi byago. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, uhora mbifuriza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Ndakwibutsa gukanda kuri subscribe cyangwa se abone niba uri umuntu ukunda kudukurikirana, niba uri umuntu wifuza ko ubuzima bwawe butera imbere, niba uri umuntu wifuza ko ubuzima bwawe bugenda neza. Hanyuma ikindi nakwibutsa nuko muri iki gihe cy'impeshyi tugufitiye promosiyo ku bantu bashaka kwivuza, ku bantu bashaka kwisuzumisha, ku bantu bashaka kumenya uko ubuzima bwabo buhagaze, ku bantu bifuza kongera kuvugurura umubiri wabo kugira ngo ubuzima bugende neza. Niba urwaye rero cyangwa urwaje cyangwa ushaka kwivuza cyangwa kwisuzumisha, hamagara kuri 0791169327. Murakoze cyane, mukomeze mugubwe neza.